Ubu buryo buragufasha cyane mu bijyanye no guhamagara. Twagiye kurikira, ujya kuri setting, iyo umaze kujya kuri setting uhitamo sim card and mobile network, hanyuma ukahitamo ahanditse allow call, wamara kuhemeza bakakuzanira amagambo nk'aya, ugahitamo ask every time. Ntabwo uhitamo simu ya mbere cyangwa ya kabiri, uhitamo ask every time. Bivuga ngo telefone yo ikubaza buri gihe ugiye guhamagara, uti urahamagara kuri simu card. Ako karakemutse. Reka tujye no ku kandi ga service abantu bakunze kurwurwa nako, nk'iyi data handitse mobile data, nabyo ni by'ingenzi. Iyo ukanzeho bakuzana simu card ya mbere cyangwa ya kabiri. Bivuga ngo nimba ufite data ya internet waguze ku ya mbere cyangwa ku ya kabiri, hano iyo hakanze uragiye baguhitisha simu card ugahitamo iyo ushaka. Muri ubwo buryo internet yawe igakora. Noneho iyo uhita winjira noneho kuri simu card ya mbere cyangwa ya kabiri, hari hejuru, wamara kuhinjira bakakuzanira izi service zose, ugahitamo mu gihe telefone yawe yabuze network cyangwa se ahantu uri network wemejeho idahari, uhita wigira, urabona kuri simu card nimba ari MTN cyangwa Tigo ukayemezaho hariya hejuru, ukareba ahanditse prefer network type. Iyo uhemeje bakuzanira 3G, 2G and 3G, ugahitamo automatic. Ari handitse 3G, 2G, automatic, ntabwo ari amagambo maremare, ni auto ariko babisobanuye automatic. Ubwo ukahemeza, no kuvuga ngo iyo ugeze ahantu hari 3G niyo ikora itiboneka ako kanya. Iyo ugeze ahantu hari 2G yonyine niyo ikora kubera ko ubi biri automatic. Iyo ugeze hari 4G, telefone yakira 4G nabyo birakunda. Aha reka tujye ahandi. Aha ngaha tugeze ni muri access point. Uho iyo hageze niho utunganyiriza ibintu bijyanye na internet, kugira ngo iyi internet yawe yanze gukora kandi byose ubifite megabytes zifiteho, byose byujuje nabire wabikoze bikanga, uhita ujya hariya muri access point ukahemeza. Amara kuhemeza ukandikamo ari amagambo ajyanye na internet yanditse hariya kuri MTN cyangwa kuri Airtel, ukabyemeza bigakunda, cyangwa se ukayirestartinga nka kurambi kweretse bigakunda. Byose iyo byanze uhita umanuka muri system nkuko ubona hano biri, ukajya kuri wifi, restart wifi and mobile and bluetooth, hanyuma ukahemeza kuri restart, hanyuma ugahitamo umurongo wawe nimba ari uwa mbere cyangwa wa kabiri, ugahitamo nkuko, ugahitamo ufite ikibazo cyangwa ufite data ubona zanze gukora, ukabyemeza. Iyo umaze kubyemeza kuri restart setting, reset setting, bahita bakubaza password kugira ngo setting yawe ya internet. Iyo uyemeje witukana none kuri reset, ihita yiresettinga, nimba internet yabuze ihita iboneka, nta kindi kibazo kirimo ku kanya internet ihita iboneka. Ibikurikiyeho reset application app preference. Iyo yakanze application zawe zose ukoresha zirongera zigakora bundi bushya, zigakora neza. Niyo yari ifite ikibazo igatangira bundi bushya, ibibazo byari birimo bigakemuka. Ibi rero byose ni ibintu by'ingenzi umuntu ufite telefone ya touch ashobora gukora bitamugoye. Reka tugende ku yindi service kwijyanye na application ziri muri telefone. Hari ukuntu ugira telefone ikabirimo application menshi ikabikora gakeya, cyangwa se ukabona uwo application iri gukoresha idakora neza. Uramanuka hasi ukiri muri setting, ukareba ahantu handitse app manage cyangwa haba handitse apps, ukahemeza, ukajya muri app settings, hari n'abanditse app list. Ahangaha haba application zose ziri muri telefone, ukareba application ukoresha cyane ariko ushaka ko zagukemurira ikibazo, ugakanda nko kuri application imwe, ukareba megabytes zikoresha ziba ziriho zo imaze gukoresha, kanda kuri storage and cache,
hanyuma warangiza ukemeza kuri clear storage. Iyo umaze kwemeza kuri clear storage, telefone application ikora neza.